Mu bice by'isi bitandukanye baragira bati Happy Valentine's Day, Joyeux Saint Valentin, Valentinus cyangwa se Buon San Valentino, umunsi mwiza w'abakundana, umunsi udasanzwe wahariwe abari mu rukundo. Tariki 14 buri mwaka ku isi hose usanga ari ibicika, impano zateguwe yewe ziganjemo indabyo, amagambo meza asize umunyu atatswe n'udutima nayo yateguwe maze akifurizwa abakundana bakoresha udukarita twabugenewe. Mu bihugu bitandukanye kandi usanga ku bakundana amabara y'imyenda yambawe ari umutuku n'umukara. Nubwo uyu munsi wizihizwa ariko usanga benshi badasobanukirwa inkomoko n'impamvu wizihizwa tariki 14 z'ukwa kabiri buri mwaka. Abandi nabo bibaza impamvu uyu munsi w'abakundana witiriwe wari umupadiri Valentin. Gusa shira amatsiko kuko Zoriva Billionaire nabo byayigezeho maze nawe yifuriza abakunzi bayo umunsi mwiza w'abakundana, ibasobanurira byinshi bibaza ku munsi wahariwe abari mu rukundo. Ibuka gukora share, like na subscribe ubundi dukomeze twishimane n'abakunzi. Gusa abadafite abakunzi nabo ngo ntiyabibagiwe. Bahaye ikaze. Ubusanzwe uyu munsi wo hagati mu kwezi kwa Gashyantare wafatwaga nk'ikimenyetso cy'urukundo n'uburumbuke kuva mu bihe bya kera. Mu Bagereki kwari ukwezi bibukagamo ubukwe bw'imana zabo zikomeye arizo Zeus na Hera. Mu Baromani bo wabaga ari umunsi bizizagaho Lupercales, aho baturaga ibitambaro Lupercus, imana y'uburumbuke. Aho ni mu bihugu bitandukanye. I Roma muri Kiliziya Gatolika kandi habayeho ba Valentin batatu batandukanye bagiye bagirwa batagatifu kubera kwemera kwabo kutajegajega kwatumye bicwa nk'abahowe imana n'ingoma z'igitugu zayoboraga Roma mu kinyejana cya gatatu. Gusa aka kanya reka twivugire kuri Valentin w'i Roma witiriwe uyu munsi w'abakundana. Uyu yari padiri, akaba yarishwe mu kinyejana cya gatatu azira ukwemera kwe, ashyingurwa i Roma hafi y'inzira yitwa Via Flaminia. Uribaza uti ese ibya Saint Valentin byo byaje bite? Komeza ukurikire Zoriva Billionaire. Ku gihe cy'umwami w'abami Claudius wa kabiri kandi ahagana mu myaka 269 na 273 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo, muri icyo gihe tariki 14 Gashyantare habaga umunsi mukuru wo kwizihiza umunsi w'umwamikazi Juno wafatwaga nk'imana y'abagore. Ubundi kera uyu munsi wafatwaga nk'uw'abasilibateri kurusha uko wabaga ari umunsi w'abakundana. Kuri uwo munsi abasore bandikaga amazina y'abakobwa bari mu kigero kimwe bakayashyira mu kintu maze bagatombora. Umusore yazamura izina ry'umukobwa guhera ubwo akamuherekeza bakajya kwizihiriza uwo munsi hamwe. Ibyo ngo byatumaga abakobwa bahura n'abasore kuko mbere byabaga bibujijwe. Ubucuti bwabo kuvugwa bugaheraho ndetse bukaba bwavamo no kubana. Nanone kandi abasore n'abakobwa bakinaga umukino aho abakobwa bihishaga maze abasore nabo bakabashaka. Iyo umusore yavumburaga umukobwa bagombaga gushyingiranwa mbere y'uko umwaka urangira. Ibaze byari bitangaje. Gusa ariko ibi byaje guhinduka. Utese byagenze bite? Ku ngoma y'umwami Claudius wa kabiri igihugu cye cyaje kugarizwa n'intambara zikomeye. Agira ikibazo cy'abasirikare bagombaga kurwanirira igihugu kubera ko abagabo bakiri bato benshi bangaga gusiga abagore babo ngo bajye ku rugamba. Bidatinze umwami Claudius wa kabiri afata icyemezo cyo guhagarika gushakana, ariko mutagatifu Valentin we ntiyabyumva neza. Afatanyije na mutagatifu Marius batangije gusezeranya abantu bashaka kubana mu ibanga. Amakuru yageze ku mwami Claudius wa kabiri ararakara ategeka ko Padiri Valentin afatwa agafungwa. Padiri Valentin yarafunzwe akatirwa urwo gupfa, akubiswa amahiri akanacibwa umutwe. Mu gihe yari ategereje iherezo rye abantu bazanaga indabyo n'umutumwa bwo kumuhumuriza bakazinyuza mu idirishya. Uyu munsi kandi uvugwamo byinshi. Hari n'abavuga ko ubwo Valentin yari afunzwe umukobwa wari w'umucungagereza yakomeje kumuba hafi amusura kugeza igihe cyo kunyonga. Gusa ariko ngo uwo mukobwa yari afite ubumuga bwo kutabona neza. Gusa ariko ibitangaza byabaye mu gihe yasengeraga Valentin, umukobwa arahumuka yongera kureba. Uko haburaga umunsi umwe gusa ngo Valentin nyongwe, bivuga ko handitswe ku rupapuro amagambo agira ati Love from your Valentine, bisobanuye urukundo rwa Valentin wawe. Aha yamushimiraga urukundo n'ubudahemuka yamugaragarije, cyane ko uwo mukobwa ngo Valentin yamwiyumvagamo. Nguko uko Valentin yagizwe umurinzi w'abakundana.
le patron des amoureux cyangwa se the boss of lovers. Iyi iracyari The River Billionaire kuri Saint Valentin. Kuva ubwo mu bihugu bitandukanye uyu munsi utangira kwizihizwa gutyo. Mu kinyejana cya 14 nibwo mu Bwongereza uwo munsi wafashwe nk'uw'urukundo maze nawo utangira kwizihizwa. Mu Bushinwa na Taiwan kuva mu mwaka w'1980 uyu munsi wa Saint Valentin urizihizwa cyane. Mu Buyapani ho ntibiba bisanzwe. Kuri uwo munsi abagore n'abakobwa ngo bategetswe kuzanira abagabo n'abasore bakorana za shokora zihenze. Gusa ariko abagabo nabo barabyishyura bagahawe bashiki babo umwenda, urukweto cyangwa ikindi gifite ibara ry'umweru kandi gihenze inshuro nibura 3 kurenza za shokora baguriwe. Iyo tariki ni ya 14 z'ukwezi kwa kabiri. Bo bayita The White Day. Uretse mu gihugu cya Brazil ho bagira umunsi w'abakundana wihariye uba tariki 12 Kamena ukaba witwa Dos Namorados. Muri Colombia ho uba kuwa 6 wa 3 ukwezi kwa 9 ukaba witwa Dia del Amor y Amistad cyangwa se umunsi w'urukundo n'ubucuti. Uyu munsi kandi ntiwibagiwe mu Rwanda. Utibyifashe bite? Mu Rwanda naho kuva mu mwaka w'1998 uyu munsi witayeho cyane. Uyu munsi kandi ugenda utera imbere umwaka ku mwaka, ndetse kuri ubu mu bo tubona nk'abanyeshuri bo muri za kaminuza nibo baboneka nk'abawizihiza kurusha abandi, cyane ko abenshi baba babyungukiyemo mu kwerekana ingufu zaho urukundo rwabo rugera. Ibyo babikora kandi bahana impano zitandukanye zirimo n'indabyo hamwe n'inyandiko z'amagambo y'urukundo, maze hakifashishwa udukarita twabugeneye nk'uko bikorwa n'ahandi hose ku isi. Dore ko burya ngo uyu munsi wa Saint Valentin ubwo mu ntege umunsi wa Noheli mu gutanga uko amakarita y'impano menshi. Ngayo nguko ku munsi wa Saint Valentin. Gira uti Joyeux Saint Valentin, Happy Valentine's Day, Valentinus cyangwa se Bon San Valentino, umunsi mwiza w'abakundana. Naho ubundi aho ni kuri The River Billionaire tubifurije umunsi mwiza w'abakundana. Niba nta mukunzi ufite kandi jya muri comment wandikemo ubundi hagira igikorwa. Komeze muryoherwe n'umunsi mwiza w'abakundana. Naho ubundi iyo ni The River Billionaire. Happy Valentine's Day. Ndabashimiye.